kwani bari bagiye ndakora Ndahiro ariko mbwe makuru menshi ngaho simbwira umva arambwiye ngaje kujya kureba papa we nagaruka tuzate dukora ubukwe mwana wa uriya muhungu ntago ari imitwe ntago agira ngo akubenge mama Ndahiro arakunda cyane ibyo nta nubwo yabitekereza ariko mama Ndahiro ndabizeye cyane ariko reka nkubwire nzaba ndora ni umwana w'umunyarwanda umbwira neza agenda nkubwira neza rero nk'uko babivuze mu kinyarwanda nta nzu itagira ijambo ngahambwira ashaka kubwira ko rwose ko ngiye gushaka papa nk'uko mama yahoze ambwira kuva kera ko nari intwari ngiye gushaka papa kandi urabizi mu gifu ingana na se ubwo se iryo niryo jambo uvugiye ku nzoga nkuguriye hakunda yewe cyo kururanzikira ngo data se ubwo yaragiye ubonera wa mugore ataramureze ewe naho watekereje ngo tuvugurure twubake dukora iki tumaze kubona amafaranga wagiye kureba papa yadusize se atatureba umva njye ikintu kimwe nakwibwirira ibya data byihorera ushyire ku ruhande tumaze kugira inshuti zingana na data izindi zingana na mama tuzajya tubagisha inama hanyuma se umwana wanyu umaze kurya umutima uragira ngo nsige mu bibazo mbazwa ibibazo ntazi ndakurahiye ntaho uzaza abakobwa b'isi muri abatesi kanyine ndamukunda nawe arankunda kandi yuzuye uburyarya ariko imbere y'Imana ntabwo ushobora gutuma data akomeza kuba kuri iriya ndaya umureberere kuri ye yaba uruburuzi yariye yaba ari inzaratsi bamuhaye izina ry'Imana azaziruke ariko ngomba kumugarura genda ujye kumureba sinkuje nzi ko icyo wiyemeje utajya ukireka gusa ubiganirize ushire wawe wumva icyo abivugaho kanzi n'iki kiradiyo wasize kiri kuvuga ibitekerezeho ndaje umubwire Kanyana karibu shiri Merci ariko urakeye ntiwamenya ko uri mu rugo ngomba guhora niteguye ko sinamenya hano Ndahiro ari buturuke karumukunda cyane kuko nicyo cyagenzaga umva ahubwo nkonyera n'igukeneye umva birashyushye uzira nko kureba bwiye ndagiye kubanza kujya kureba papa we nagaruka dukora ubukwe tayari agiye kureba se hanze cyane iyo amutelefona umuntu w'umukwe akora ingendo ariko kanisa kuri umwana akwangirika kwigira gutyo njye namwemera numvaga nta kibazo ahubwo mfasha mbabarire umva ubisengere ndakuzi nawe ku buryo karitsiye yose nyitwika bagomba bavuga Ndahiro Kanyana urabizi niwo mwuka ndabizi rumwe amasengesho niwo mwuga wanjye ndabisengera gusha ntabwo binshimishije ubundi se barihe mama ntawe uhari ahubwo Kamara yagiye ku ishuri umva shira mufashe dusenge ngiye gutwika ino karitsiye yose bajya bavuga ngo Ndahiro Kanyana Ndahiro Kanyana sha uriya mama hari maze ndamye turi kunywa icyayi Fani ihangane bino bizagenda bishira sha kandi nubwo bikomeza kubabara bibabaza papa ntabwo byacamo vuba papa araje gusa banange bite ko buri gihe sigaye mbona mwigunze cyane byagenze gute papa rega ni Fani ntabwo yari yabasha kwiyakira aracyababaye ubona nyine atarabyakira muri we neza amabwire abana banjye nimuhumure rwose ntabwo nzabaterera nta nubwo nzanabahemukira icyo ntabwo kizaba ariko papa hari igitekerezo nari nagize nari mbitekerezaho mbona imirimo ya hano amasuku yaha twagiye no ku ishuri
mbona ari ibintu bigenda bigoranye. Nta kuntu washaka undi mugore akaza akagusajisha neza. uvuze ngo Uvuze nyine ko Fisto nta soni ugira umugore kugira ute hano aho kukisigaho cyane umugore aho kugira ute hano ariko nimutuze umugore dushaka aho mama mushyize wahaye nimurekera usigaho binshinzo umva nimurekera aho ngaho njye uzafata umwanzuro kandi umwanzuro nzafata nta n'umwe uzabangamira muri kumva n'ibitaro byawe. hano ni mu rugo iwanjye nta wundi ufata amategeko ni njyewe mugende Fisto ugomba kujya ufata imyanzuro nk'umuntu w'umugabo na rimwe ntazagire umugore ukuvugiramo cyangwa undi muntu uwo ari we wese cyangwa se ngo ujirajire mu bikorwa byawe. Ndabyumva papa. Wari wabona njirajira mu byo nkora? Oya papa, oya rwose waribyaye nanjye kandi nzabikora byose. Ugomba kuba umuntu w'umugabo uzabibuka. ariko mama hari ikintu maze iminsi ntekereza ngashaka kukikubaza naricyo nkeneye kumubaza none ko ubona amaze kuba umusore na mushiki wanjye Kanyana akaba ari inkumi mama watubabariye ukatubwira icyishe papa. bana banjye ndabakunda aho kugira ngo ngiye mbabwire icyishe so usanga umwe muri mwebwe agize ikibazo nahisemo kubyihorera. twagira gute ikibazo mama ibyo byadutera ikibazo ariko se mama ari ukumenya icyishe papa no kutakimenya ubwo urumva icyatubabaza ari iki? buriya uzi kuba utazi so kama ngo baraceceka kukomeretsa mama buriya hari impamvu atabitubwiye wenda igihe nikigera azabitubwira. ihangane Kanyana babarira umbwire kandi umbwire sigaye mbona uri kumwe n'udusura ugendagendana natwo babarira umbwire yuko utazankoza isoni nanjye nicare nk'umuryango mvuze impundu nk'umubyeyi. ariko mama imyaka yose maze hari undi musore urambona nawe mama nakweretse indahiro wenyine nubona hari uwundi mama uzabone ko ngiye kuguhemukira. ariko siko kuri nyina ngatinda ntabwo uzasanga umukobwa baramubaye ikindi kandi sinshobora kuba ukuri nishingikije mushiki wanjye kuko Kanyana azi ko ari amafaranga mushiki afite n'imitungo yose abona afite ari ibyanjye rero aramutse amuvumbuye ashobora kunyega. ikindi kandi ugomba gushaka ikintu cyose agomba gusiga muze kugira ngo batazamutwara. siko ndeba ubyutse agasatsi wagahengetsera sore n'ibyo ubonye antirega amaze gukura maze gukura rwo sari nageze nk'uyinjira agasanga imisatsi gashandaguje ubwo ni ubukumi da maze gukura rero barakuze. ariko anti kuki uyu munsi waryamye kare? Jemba ninaniriwe urabizi. byambabaje ko udahari twari tuganiye na papa zimbere yaravuze ko ashaka kuzana undi mugore kandi numvishe na Fisto amushyigikiye. umugore muri uru rugo umugore
umva mubyemeye mwaba muri ibigoryi nta soni ngo umugore hano nk'abana mu rugo mugomba gukanira. ariko anti uzi kubona umugore aza akaryama mu buriri bwa nyoko ntabwo byabaho. nta mugore wakinjira mu buriri bwa mama ntabwo bibaho. ako buriya Fiston yabaye ate ashyigikiye ko mu rugo hazamo undi mugore maze niwe wabitangiye. cyakora uzakanire ureke Fiston w'igihone ariko umumparire wumva ariko mba nkubwiye mfite n'umupanga mbaza ngo ni wowe kagira ibisubizo se umva kagira inkurure ko nakanira akakanira ukaramuka yumvisha akaniye umugore ni uko umushakira cya gikecuru gifite imvi utakijyana mu bihango ariko uzi ko ari byo ku buryo nta mwana yabyarira hano tazabatera ku mitungo yanyu. ese kama ntabwo wabonye buruse ndacyategereje ariko ndiyizeye amanota nagize igihanga se ndiyizeye naraburuka n'imimuka hari ariyo muri umuhitamo mu mbere oya ndiyizeye rwose ngomba kuzazana buruse yo mu ubwo nyine uzayogokana cyane shara rero nsigaye mbakunda cyane guturuka mama wanyu yambwira ko mama yapfanye na papa wanyu nahise numva mbakunze mbega mbafata nk'abavandimwe banjye. burya mama wawe yapfanye na papa wacu. kanya ibyo tubyihorere sina papa wawe yapfiriye ku rugendo. nyine ibyo tubyihorere za gahunda se kanya gahunda ushatse kubyitereramo ahubwo tugende tujya kukubwira ngeze ngo mugiye kuvuga ibyanyu ndaha igihe nagera aha ngaha urakizi ako se ndayiroge mbahora umbwiye wari uri gutekereza iki wajya ureka kumbabaza niki mba ntakoze niki mba ntaguhaye gituma utekereza ukajya kure nta gihe ushobora gukomeza kubyihanganira ushobora no gukomeza rwose kuba muri rugo rutagira data yego ndabizi kandi ntabwo azanyanga ariko ngomba kugenda nkajyayo sinzanatindayo cyane ariko ngomba kujyayo nkamenya imitungo data afiteyo kuri uriya muntu batigeze banabyara n'ikintu kimwe